haleluya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza. Katwakire uwizeye Imana atambuka ashima Imana akurikirana na boyi. Haleluya. 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 Amina. Nshimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Bifurije umwaka mushya muhire mwese. Haleluya. Nshimira Imana ko yandinze nkaba ngihumeka umwuka w'abazima. Ni benshi bapfuye ariko jye ndi amahoro. Amina. Namwe nshimira Imana ko muri bazima. Haleluya. Ndashimira Imana ko yandinze uriya mwaka utambutse. Nshimira Imana ko yabanye nanjye. Nakoze impanuka hagati mu kwezi kwa gatanu, ngira impanuka ya moto ngeze hariya mu bice byo kwa Rwahama, moto iratugusha ariko sinapfuye, nta nubwo nakomeretse cyane. Kuri uwo munsi hari benshi bagize impanuka barapfa kugeza ubu ntibakibuka, ariko Imana yarabwize. Haleluya. Ikindi nshimira Imana yanyoboye muri iri torero ryayo. Amina. Kuko hano bwa mbere nahaje ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka ushize. Ndaza ndaterana sinari mazi n'umuntu wahanzanye, ariko mpageze nahasanze Imana sinzi ukuntu nabisobanura. Haleluya. Nabasanganye urukundo nigeze mbona ahandi hantu. Imana bahumugisha. Haleluya. Nasanze ufite umushumba mwiza, ufite inzira z'igisiyoni mu mutima wawe. Kandi nifurije kuzazikomeza. Amina. Ndashimira Imana yagejeje hano. Nshimira Imana rivayiva yakiriye. Imana bahumugisha. Ndabakunda cyane mwese. Imana ishimwe. Ikindi kintu nshimira Imana gikomeye cyane, uyu munsi ndahangaha mba ndi imfubyi. Muri uku kwa 12 ababyeyi banjye baba barapfuye bose nta n'umwe usigaye, ariko nshimira Imana yabanje ihema ikabarinda ikabarenje. Ikindi kintu nshimira Imana, niga segonderi najyaga mvuga ngo Mana numfasha nkiga nkasoza nzagushima, kuko nize mu buryo bukomeye bungoye, ari strabo gusa ubuzima butanyoroheye, ariko ndavuga ngo Mana nundengera nzagushima. Bamaze kwiga rero ntabwo nigeze mbikora, gusa uyu munsi wa none mpagaze imbere yanyu. Imana yandengeye bakora ikizamini gisoza senior 6 nkatsinda ndetse n'amanota meza, nubwo nabona n'akazi ko nzakabona. Imana yakiriye. Ikindi nshimira Imana, umwaka ushize mu buzima kuva mbayeho muri uwo mwaka narizemo amarira menshi. Ntabwo mbizi ukuntu byagenze, ariko buriya byagombaga kubaho. Amina. Umwaka ushize nawuhuriyemo n'ibibazo, ndarira ngeraho nibaze n'icyatumye mbaho mu buzima, ariko ndashimira Imana yandengeye. Umwaka ushize hari ikintu wanyigishije, buriya nuhura n'ikibazo kijya kigusigira isomo. Haleluya. Nusonza uzasigarana isomo. Imana nigufasha yanzara washonje ukamuvuyemo, izagufasha ikindi gihe ko nawe uzibuka wabundi ushonje. Amina. Nshimira Imana ko umwaka ushize hari isomo wasigiye, hari ubuzima bubi naciyemo, hari amarira narize, hari inzara yangezeho, hari sinzi ukuntu nabivuga, ariko ndashima Imana yuko hari igihe nanjye hari abo nzibuka, ndetse ndashimira ko nanjye hari igihe nzageramo ngire benshi mfasha, kuko nanjye hari abamfashije. Amen. Umwaka ushize nawubonyemo umuntu ndetse mubonamo Imana. Birashoboka ukaba utarabona umuntu mu buzima bwawe, ariko jye naramubonye, kandi kumubona kwanjye hari isomo ryasigiye. Mu by'ukuri hari ahantu nari mfite akazi nkakora, numva ko nta kibazo, ukwezi kuzashira ngahembwa, yemwe n'umurimo w'Imana numva ko nzawukora, yemwe numva ko nzarya uko nshaka nkambara, ariko siko byagenze. Amina. Nakoreye umuntu akora ukwezi kwa mbere ngo ndahembwa kwashira simbi, abira gashira simbi,
ati sindabona amafaranga ihangana, atagashira simbe. Noneho bigeze aho ndibaza Imana, kubera icyo ari byo ushobora gukora ntahembwa, kubera icyo wanyemereye nkabona akazi niba narakabonye kukinahembwa. None igihe cyaje kugera finally banyirukana batambwira, ndagenda pe. Ariko maze kugenda nibaza uburyo ngiye kubaho, nibaza uburyo bigiye kugenda, ariko buriya nuhura n'ikibazo ntuzihebe, haba hari impamvu. Ubwo buzima nabayemo hari ikintu bwanyigishije ndetse hari aho bwanganya ari naho bwangejeje. Kugeza uyu munsi wa none ndumva hari level yindi maze kugera kubera ibibazo naciye. Bishimiye Imana ko byabayeho, bishimiye Imana ko igihe cyageze n'inzara ikanyica, ndabishimiye Imana ko hari igihe cyageze naburana nakurirwa. Imana ishimwe kuko hari icyo byanyigishije bizatuma nanjye nibuka wa wundi ushonje. Amina. Shimye Imana rero kubera ko yabindindiyemo. Hari abenshi inzara yishe barapfa, ariko jye sinapfuye. Bishimiye Imana rero, kandi ikindi cyawe gikomeye shimira Imana, mfite ibimenyetso byinshi ndetse birenga kimwe by'uko Imana izangirira. Aha noneho tugiye kubigendanamo gutya rero, tugiye kwakira ijwi ry'ubuhanuzi.
ndumva gihe twakirengeje
ibyo hari igihe dushobora kurenza igihe kubera impamvu, ariko mu gihe turimo cy'uyu mwaka wa 2020 Imana idufashe tugendane n'igihe. Yesu ashimwe. Nibiba ngombwa ko tukirenza, ariko byabaye ngombwa tukirenza, sibyo? Haleluya. Hanyuma rero mu mwaka wo kwihuta hari ibintu tugomba gukora. Mu kubyigana hari ibyo twakoraga. Muri uyu mwaka rero twavuze ko ari umwaka wo kwihuta, waho Imana igiye kuduhemburira ibintu byacu byari byarapfuye. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku rufunguzo rumwe, hari nyinshi Imana nifasha tuzagenda tuzivuga, ariko kubera igihe ngiye kuvuga urufunguzo rumwe rwo kwihuta. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ujya kwihuta, abantu baravuga ngo ujya kubarahera kuri rimwe, sibyo? Umuntu ujya kwihuta ahera ku ki? Shaka dutekereza. Ntabwo ndi buvuge umwanya munini, ndashaka kubahiriza igihe. Dusigaye dusoza saa 7, sibyo? Izo twashyize saa 7 ziragira n'amatangazo yayo. Haleluya. Hanyuma ndashaka kubabaza, ushaka kwihuta wowe bishyire kuri wowe, ushaka kwihuta uhera ku ki? Ushaka abantu babiri bambwira, hanyuma nkababwira ibyo natekereje. Ikintu cy'ibanze Imana igumugisha gitandukanye n'icyo natekereje, ariko nicyo kiri perfect. Umuntu yihuta kubera ikimwihutisha. Iyo umuntu agenda mu nzira ukabona speed ariho, bigena aho atekereza ko agiye. Fred, biterwa naho ki nicyo kigutera ko ikintu cya mbere gitangira kwihuta. Kivuge intambwe. Urakoze. Urabona ko umuntu asoma ibitekerezo by'umuntu ariko akabivuga yite, ntabwo umuntu ashobora kwihuta atari yatera intambwe. Umuntu ugiye kwihuta, ikintu kibanziriza ibindi byose, kibanziriza kugera aho ajya, kibanziriza kwirukanka kuri speed runaka, ikibanza n'intambwe. Utari watera intambwe ntabwo ushobora kubwira umuntu urihuta. Ikintu kigaragaza ko umuntu yihuta n'intambwe agira atera. Hanyuma rero uyu munsi ndashaka kuvugana natwe gutera intambwe. Haleluya. Mu Cyongereza bavuga to take a risk. Mu Cyongereza niko nabitekereje, ariko mu Kinyarwanda nashatse uburyo ijambo ryiza nakoresha nsanga ari intambwe. Mukuvuga nimvuga gutekinga risk cyangwa gukora risk, wumve ko ari ugutera intambwe. Buri muntu wese ukomeye ku isi, yaba umucuruzi, yaba umunyapolitiki, yaba scientist, buri muntu wese wabaye successful mu buzima ntabwo byashingiye ku bitekerezo gusa, yaratekereje abyigaho, amaze kubinonosora neza, bisemburwa n'intambwe ateye. Yaba ari umucuruzi, yaba ari umunyapolitiki, yaba ari scientist, ikintu cyose utekereje cyaba ari cyiza, cyaba gifite agaciro, udashoboye gutera intambwe muri cyo uzapfana ibitekerezo byawe. Hari abantu benshi bashinguye ibisororo, bafite imigambi myiza, banditse ibitabo, bize amashuri, ariko ikintu cyabananiye ni ugutera intambwe yawe. Intambwe ya mbere ifite ikintu ivuze ku rugendo rw'ujyamo. Haleluya. Intambwe ya mbere ifite ikintu kinini, ihatse byinshi mu byo ushaka kugeraho. Niba uri umukristo utiga gutera intambwe, ufite ikibazo. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, niba hari ahantu habiho kuba, ubu ngeze hagati mu butumwa bwawe, niba hari ahantu habiho kuba, ni ahantu muri comfort zone yawe. In your comfort zone niho hantu hari dangerous kurusha ahandi hose. Mu bintu byinshi abantu kurusha ibindi ni ugushaka kuba ahantu habahesheje amahoro. Umuntu wese wagize ikigera nubwo hari igihe yateye intambwe imukura muri comfort zone. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ndetse abantu bamwe ngo life begins at the edge of your comfort zone. Ubuzima butangira kwiyezo comfort zone nayo buri Kinyarwanda wakindusha kudama. Hallelujah. Igihe cyose, hallelujah, Imana bamugisha, igihe cyose uri mu kudamara hari ikintu bita stagnant. Igihe cyose uri muri stagnant, mu kudamarara, mu kuba nta kintu kigutera pressure, mu kuba nta kintu kiguhagaritsa umutima, mu kuba nta kintu by'ibyo bavugaga by'ubukwe, buriya ubukwe bugushyiraho pressure, ugasenga amasengesho utasenga. Hanyuma rero muri uyu mwaka wo kwihuta tukeneye abantu batera intambwe. Listen to the extent ushobora gutera intambwe utari wagati. Hallelujah. Yesu ashimwe. Buri muntu wese niba uzi gusoma, niba uzi kwiga ugatekereza, buri muntu wese wabaye successful in history, in science, in business, byatewe n'intambwe ilisite yateye. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo abajya kurira barira burya baba bazagaruka bashima. Umuntu ujya kubira aba taking the risk, aba ateye intambwe, aba yikuye muri comfort zone, aba yikuye mu kudamara, aba afashe icyo yari afite agiye kugitaba mu butaka kandi adafitanye amasezerano n'ubutaka. Hallelujah. Banka zose n'ibindi bigo bikomeye byose bigira abantu bashinzwe risk analysis. Ntabwo ushobora gukora ubucuruzi ngo bujye imbere utaratekereza risk, utarateye intambwe, kandi iyo ntambwe igukura mu kudamara. Ikintu kitwishi kikaguheza ahantu hamwe nuko dushaka guhora mu bintu biduhaye umutekano. Aha hantu hondi, iyi nzu yo ndimo, aka kazi nkora, sigiye kwiteza ibibazo. Urumva? Ntabwo ngiye kwiteza ibibazo, reka njye gakeryame. Hallelujah. Urayizi iyo mvugo y'Abanyarwanda, iyo ni imvugo y'ubunyanda. Inyanda yose yavuga ngo singiye kwiteza ibibazo, nzajya njya gace ngirene. Ariko abantu bose bazaba successful, niba nawe ushaka kuba successful, umuntu ugerageza gutera intambwe, nta gihe na kimwe uzaba successful mu kintu utagiteyemo intambwe. Abantu bose bateye intambwe bakabazitera bikanga. Ariko geretse kuba turi kumwe n'umuntu tuganira ku wundi, noneho tuvuga ku muntu rero agiye kuriye mureba, bakaba umuntu ufite ishyaka, noneho bavugaga ibintu by'ibikosa, umutima agiye sinamumwerure, umutima mwumva nta kibazo. Buriya bavuga yuko hari imyaka umuntu aba arimo yaba atanakora risiki, uwo mwana ukamureba ugasanga azapfa. Ujya mubona umwana w'imyaka 25 agizwe n'impungenge gusa, ujya uzamwirinda. Uwo ni wa wundi ubona ibintu
akandika urwandiko agasezera akazi kubera intambwe ashaka gutera. Yesu ashimwe. Iyo list aba wayikora abantu bakifata impungenge, ariko reka mbabwire abantu bose isi yubakiyeho uyu munsi ni abantu bateye intambwe y'ubwihebe. Haleluya. Abantu isi yubakiyeho uyu munsi ni abantu bateye intambwe. Kubabarira n'umuntu nanone arambwira ati ariko twarimo tuvuga kuri ku nkotanyi, noneho areba turimo tureba bagiye baba, noneho twarimo tuvuga kuri Fred Rwigema. Uziko yabaye jenerali majoro afite imyaka 26. Urumva uri mu gihugu uri jenerali majoro, urumva aho hantu uhageze ufite imyaka 26, Fred ushobora kubireba. Ibaze ageze aho ngaho. Mugeze kubona perezida wacu avuga ko hari igihe bigeze kumusanga bamutumye w'intumwa, ndavuga ibyavuzwe n'abantu b'ibyanjye, si n'umunyapolitiki cyangwa noneho ngo baraza baramubwira bati ko mwagumye iyo ngiyo. Icyo gihe bari bimeze neza, ariko uwo muntu yarambwira ati jyewe iyo mbonye iki gihugu cy'u Rwanda nkabona ibyo tugikoreramo, nkabona uburyo tukiryoshye, jyewe negereza abantu bikuye amata mu kanwa. Ahari umuntu uri jenerali majoro, Yesu ashimwe. Niwe wari uwa mbere muri Uganda usibye perezida. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Akavuga ati aya mata reka nyikure mu kanwa, reka ntere intambwe iteye ubwoba byasaba no kubizi. Kandi kuko yarabizi. Ariko uyu munsi, haleluya, u Rwanda rwubakiye kuri iyo ntambwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero ngarutse kuri twebwe, reka mubwize ukuri, niba umuntu ushaka kwihuta, niba umuntu ushaka kuba successful, menya yuko hari ibintu ugomba kwikoramo, hari ubwo ugomba kwiba, hari intambwe ukwiye gutera, ukayitera uvuga ngo iri ni itari ikirangiza. Niba utinya intambwe iteye ubwoba, niba umuntu utinya gutera intambwe iteye ubwoba, ntabwo uzagera ahantu havuga ngo mbaye successful. Haleluya. Hari umugabo umwe ngo bigeze kubwira, baramubwira ngo nyina aramubwira ngo areba yicara kuri televiziyo cyane yeye, baragenda musanga aramukubita amagenda, ugenda ugiye kwiga ngo nutiga ngo uzakomeza ureba televiziyo aho kwijyaho. N'umunebwe yicara akareba ibyo abandi bakora, kareba kubera iki nta ntambwe ashaka gutera, nta bibazo ashaka kwiteza, ariko kugira ngo yibere muri comfort zone. Udufaranga twanjye, akazi kanjye, urugo rwanjye, umuryango wanjye, akibera aho ngaho imyaka 20, 25, 30, 40. Ushize n'ubishe batubwira ngo full at 40 is full forever. Haleluya. Tugiye kwihuta muri iyi mwaka, ariko niba tugiye kwihuta, niba twemeranya kugiye kwihuta, shaka intambwe utera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo ndi gusoma Bibiliya. Umugore bita Rahabu muramuzi, Yesu ashimwe cyane, ari muri Joshua ibice bibiri, ngo yari maraya. Indaya gutinya umuntu Bibiliya ivuga ngo yari maraya. Ntabwo aba ari bwa busambanyi bw'akantu gatoya gutyo,
aba yarabigize iki ngo ndetse yaragiye aragenda intention atura ku mupaka neza ngo yari idirishya rye ryasohokaga hanze y'imikezi ye mu buryo bwo kuvuga ngo reka njye hano njye sereva aba mu kigo sereva n'abo hanze so yari uyu mugambi yari gitanga yari strategic yari umuzi gushyiraho strategy aragira ati ntabwo ngiye gutura hagati ninura hagati ababa hanze ntabwo nzabaseriva neza arangije atura noneho igihe kimwe Yosuwa Imana iramubwira ngo ohereza abantu babiri ngo bajye gutata Yeriko. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane kandi ko Imana yacu amashimwe. Ngo aragenda abagabo babiri baragenda barinjira umugore arababona abakira. Yesu ashimwe cyane. Mu mutwe we harimo kuvuga ngo ni abakiriya baje banga bahageze kuko ntiyarabaza bamubwiye ikibagenza arangije aravuga ati ngiye gutera iyi ntambwe, ngiye kwikura muri comfort zone, ngiye gutuma ngabwaho ibitero, ngiye gutuma ntekerezwa kuri hari ikintu umuntu akora ugatuma uba subject of everybody. Hari intambwe utera ugahinduka topic to everyone. Haleluya. Arangije aravuga ati mw'abantu mwe ndumvishe impuruza, numvishe uburyo Imana yatandukanyije amazi ya Yorodani imbere yayo. Urabyumva? Numva uburyo inyanja itukura yatandukanye imbere yayo. None ngiye gukora list, ngiye gutekinga list yo kubahisha. Yesu ashimwe. Abagiye kubahisha barangije arabazamura abashyira hejuru y'inzu. Mu kanya gatoya umwami barabimenye atuma kuri Rahabu amutumyeho undi aramubwira ati abo bantu koko baje hano ariko ntabwo nzi aho bagiye. Ati mubakurikire. Ngo barabakurikira bagenda bashaka bamara iminsi itatu ishize wa mugore mbere y'uko basohora bagenda basanga mu cyumba hejuru. Ngo arangije arababwira ati ngo rero nashyize ubuzima bwanjye mu kaga kubera mwebwe n'intambwe ndashakaga gutera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. None ndabasaba ikintu kimwe, Imana niba iki gihugu nk'uko mubivuga muzangiza cyangwa muzangiza. Bakorana amasezerano baremeranya baravuga bati tuzagukiza, ariko kondisiyoni umuntu wese uzaba utari muri iyi nzu tuzaba tutamuzi. Yesu ashimwe cyane. Ibyabaye murabizi, barangije igihe cyo kuza niwo murongo ushaka gusoma. Yosuwa 6:22 haravuga ngo maze Yosuwa abwira abagabo babiri batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya maraya uwo musore uwo mugore n'ibyo afite byose nuko mwabimurahiye. Nuko aba basore bari batase barinjira basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisiraheli. Kubera intambwe imwe iteye ubwoba yo kwishyira mu kaga, yo kwikura muri comfort zone, yo kwikura mu bintu byari bisanzwe, yo kwikura mu kazi wari ugafite ukajya gutera intambwe yo gukora ibindi. Kubera iyo ntambwe Yosuwa aravuga ngo nimusohore uwo maraya. Haleluya. Ibya maraya
yabyaye Obedi kuri Rusi. Obedi yabyaye Yesaya. Yesaya muzi ko ari we Yesu akomoka. Intambwe yateye imukura mu cyiciro cy'uburaya imushyira mu cyiciro cy'ubucuruzi. Iratangira yabwira ati nimikore bisanzwe isezerano, nimugende ntabwo muri buhagarare kuri Yorodani, murashira irenge muri Yorodani. Babishize muri Yorodani, Imana itimbura amazi abantu bayo batari bayakandagiramo, barangije bashoramo ibirenge. Tari watera intambwe, hari ukuboko kw'Imana utazabona. Ndakurahiye, hari ukuboko kw'Imana utazabona utari watera intambwe. Imana izahagarara hariya, uyitegereze nayo igutegereze. Usenge wiyirize, nurangiza itegereze gutera intambwe ngo ikugirire neza, ikubure. Nurangiza uhinduke. Yabwiye Mose ngo niki gitumye ntakirayo? Niki? Niki gitumye ntaka? Gira Isirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Nayo bakomeze ugende. Tera intambwe. Igira imbere muri business, igira imbere mu mitekerereze, igira imbere mu mirimo yawe ukora, igira imbere. Tera intambwe. Ndabona ukuboko kw'Imana. Haleluya. Reka duhaguruke twambure. Barasabwa gusigara inyuma rwose, na Face Family barasabwa gusigara gatoya. So reka ufate mugenzi wawe mu kiganza. Haleluya. Ntabwo nzi intambwe wifuza gutera, ariko ndashaka kugira ngo iri jambo twumvise rigutere n'ibishaka ugende wicara. Kera najyaga mbabwira, hari igihe najyaga mva hano muri za 2008, muri za 2009, abantu bagenda nkagura fanta, niyo nari ishoboye kugura by then, nkayigura nkayicaraho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ariko ntekereze rero ushobora kumutekereza ku ntara. Ndabasabwe sinshaka ko duhubuka, ariko ndashaka yuko dutekereza, tugakoma research, tukabaza, hakagira abaguca intege ukabatera umugongo, hakuna uko Dawudi yabikoze, ariko final ugatera intambwe ukabona ukuboko kw'Imana. Ndagusaba kugira ngo usengere abamufashe mu kiganza. Imana ibaye gutera intambwe muri 2020, intambwe batari bigeze batera, intambwe batigeze batera, intambwe umuryango wabo utigeze utera. Bagira igitekerezo batigeze bakura ku barimu babo, bagira igitekerezo batakuye ku babyeyi babo. Batera intambwe irenze y'ababyeyi babo bateye, batera intambwe irenze imiryango yabo yateye, batera intambwe ihindura amateka yabo. Data, mu izina rya Yesu turagushima kuri Imana yacu, turagushimira yuko Mwami ari wowe watubwiye ko ari umwaka wo kwihuta, ni umwaka wo kujya mbere, ni umwaka wo gusohoza amasezerano. Mu izina rya Yesu tutinyure gutera intambwe, intambwe ikwiriye, intambwe itarimo guhubuka, intambwe itarimo ubwenge buke, intambwe itarimo ubujiji, intambwe itarimo ignorance, intambwe y'ukuri. Dutinyure Mwami, dutinyure Mwami. Ndashengera department zose, ndashengera ubwoko bwawe, ndashengera itorero mu izina rya Kristo Yesu. Reka Mwami Imana yacu ukore ku maso yacu, uduhe kubona, uduhe kumva, uduhe gutera intambwe ikwiye. Icyubahiro kibi cyawe. Urakoze, turagushimiye, turaguhimbaje mu izina rya